banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Baragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona agapfa kaburiwe n'impongo zagutwaye umuhungu wanjye. Ati Nyagasani, ati zasanze ati Imana kubera ko nta cyaha nakoze ku Mana kandi nawe ntacyo nagukozeho. Ati n'intare zanze kundya ntacyo zagomba, ufite imbaraga. Nta rwitwazo ku Mana. Kiriya kintu ntabwo cyagufata ko ngo kigushyire mu kiziriko, kigushyira ibibi n'ibyiza imbere ngo wihitiremo. Urumva? N'Imana igushyira ibibi n'ibyiza imbere ngo wihitiremo. Nta muntu satani afata. Wari wumva umuntu satani yafashe mu ishati ngo ngwino. Yes, tubahaye ikaze nanone kuri ya channel yacu, ni channel bita Mana Empire. Uyu munsi twaba turimo kugenda muri iyi mihanda tugenda tureba ibintu bigiye bitandukanye. Ahangaha turi mu gace ka Huye, twaba turi kugenda dutembera mu mihanda yaho, aho twahuye n'umugabo umwe mu bantu bagenda bavuga ubutumwa bwiza. Twamwegereye twifuza kuganira nawe kugira ngo abashe kuduhereza umwe muri testimony ziyo cyangwa se umwe mu buhamya bwiwe, uburyo akoramo ubutumwa bwiwe, uburyo agenda avuga ubutumwa bwiwe. Niyo mpamvu twamwegereye kugira ngo tubashe kugira ngo tumuganirize, agire icyo atubwira ku muhamagaro wiwe, impamvu yatangiye ibi bintu, uburyo yabitangiye, icyabimuzanyemo bwite, icyo abona bimaze kugeza kuri sosiyete cyangwa se icyo bimariye sosiyete. Uyu munsi rero tugiye kumwakira, tugiye gutangira tumwakira. Mwiriwe neza? Muraho neza. Umunsi ugiye gutera kuri chaîne bita Mana Empire. Ni chaîne igenda igeza ku banyarwanda ibiganiro bigiye bitandukanye biri mu miyobokamana ndetse n'ahandi. Ariko uyu munsi ugiye gutangira twibwira. Bakwita nde? Banyita Murwanashyaka Emmanuel. Murwanashyaka Emmanuel. Murwanashyaka Emmanuel, twarahuye mu nzira, ntabwo ari ubwa mbere duhuye. Twahuye mu nzira ugenda uvuga ubutumwa bwiza, tubona ugenda kenshi ukoresha ibintu bijyanye n'indirimbo, ugenda uvuga, ugenda ubwira abantu bamwe, rimwe na rimwe tukabona abantu baguhagaze impande. Ugiye gutangira utubwira, ese Emmanuel, ibi bintu mwabitangiye ryari kuvuga ubutumwa bwiza? Ibi bintu uburyo twabitangiye rero, yego, ni umuhamagaro w'Imana yampamagaye nkiri umwana mutoya. Kuko njya nshima umukecuru wanjye, aracyanariho. Harimo abantu bagira ibyago bakagera mu rwego ndimo batakigira abakecuru. Mfite mama wanjye rwose ndamukunda cyane, kuko hari isomo muri Bibiliya rivuga ngo menyereza umwana inzira azanyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umukecuru wanjye rero ndamukunda cyane kuko niwe wankundishije Bibiliya. Nabyirutse adusomera amakuru y'Abisirayeli muri Bibiliya, bituma nkunda Imana. Nicyo niho umuhamagaro wanjye niho wahereye. Bamwe bajya bagira ngo ni ibintu bije vuba, nabitangiranye ndi umwana. Mbega nkura nkunda Imana, numva amatwara y'Abisirayeli n'ukuntu bagiye, amakuru y'Abisirayeli muri make murayazi, ari amakuru yabo narayakunze cyane. Nuko rero bituma nanjye nkunda Imana, kuko numvaga yuko ubwoko bw'Abisirayeli ari ubwoko bwatoranyijwe cyane, n'ibyagiye bibabaho n'uburyo Imana yagiye ibarengera, haba mu Egiputa haba no mu biki byose. Abantu hose nicyo cyatumye nkunda Imana kurushaho. Bituma rero nanjye binjyamo ku buryo ndebye abantu b'Imana barimo bandagara muri iyi si, barimo bapfa nabi, bagira gute. Mwese yavuze ngo abantu bapfa bahagaze, birambabaza cyane. Nkavuga nti nkumva ishyaka, nk'uko n'izina ryanjye ariko ryitwa, nkumva ishyaka ryanjye ryo kubakangura ngo bave mu byaha. Kuko hari amasomo menshi avuga ko nta mahoro y'abanyabyaha, no kuri n'ijire yanjye aya masomo abayabasha kuyasoma hari aho bigenda bibasobanurira ariko nta mahoro y'abanyabyaha. Hakakwereka yuko wubaha Imana ariho ubasha kubona amahoro, ndetse haba mu byago haba hehe. Uribuka aba Daniel mu rwobo rw'intare, na Saduraka, Meshaki mu itanura ryaka. Ni amasomo menshi, hari amasomo menshi atubwira yuko abantu b'Imana igomba kubarinda uko byagenda kose aho baba bari hose. Nabyo biri mu bituma nkunda Imana cyane rero. Emmanuel, tukubona nyine mu muhanda ugenda uvuga ubutumwa. Abenshi barabikora ariko bakabikorera mu nsengero, abandi bakagira ahandi hantu nyine bajya kubikora. Wowe kuki wahisemo kugenda mu muhanda ugenda uvuga ubutumwa, cyangwa se ubundi byaje gute? Wahamagawe ute kugira ngo uvuge ati, urabanje kutubwira ngo ibi ni umuhamagaro, wahamagawe ute kugira ngo uhamagarwe
ugenda mu muhanda byagenze gute kugira ngo wisange urimo kugenda urakoze Imana iguhe umugisha kugira ngo nisange mu muhanda najyaga mu nsengero nkumva ukuntu ibintu byiza twigira mu rusengero twagera hanze nkabona ibyo twiga mu rusengero sibyo dukora rero ishyaka ryanjye nkumva ni iryo kuba nabikora nabishyira mu bikorwa ubwo ndakomeza mbaho muri ubwo buzima nabyirukiye mu Gatolika ku buryo imiryango ya Gisiyo Gatolika yose nyizi nayibayemo imiryango ya Gisiyo Gatolika bariya bitwa abakarisimatike abarejiyo abanyamutima aho iyo miryango yose nayibayemo kubera gukunda Imana ngenda ndeba uko abantu bitwara natekereza ukuntu mu rusengero tuba twuzuye rwose imbaraga z'Imana twagera hanze nkabona turahinduka nk'abandi bose noneho nihuse cyane kugira ngo mbamare n'amatsiko cyangwa ntaza gutwara umwanya tukarangiza tutabigezeho ni ukuvuga ngo nabyirukiye mu Gatolika namenye ubwenge nsanga narabatijwe ku gahanga ibyo nabyo naje gukura maze gukura nsanga Yesu umuntu umwe aze yarababwiye ati mugende mwigisha abazemera muzababatize natekereza nkasanga umuntu ubatijwe ku gahanga nta kintu aba azi ahubwo ni nko kumutegura gusa ariko nta kintu aba azi ntacyo aba yemeye ubwo rero nakomeje kujya ndwana nabyo uko ndwana ishyaka ryo kumenya Imana neza n'iki ariko njye naganira n'abantu bazi iby'Imana n'abanyamadini benshi nza guhura n'abadive bansobanurira neza amategeko y'Imana nza gusoma Zaburi ya mbere ukuntu umuntu witondera amategeko y'Imana ameze nk'igiti cyatewe ku mugezi byinshi cyane bijyanye n'amasomo yo kubaha Imana na biriya byo muri Yobu 28:28 avuga ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ibyo byose mu ncamake maze kubicengeramo yaje kurangira mbaye umudivantiste ubwo aho ngaho mu Gatolika nitwaga Faranswa ako nako sinari nakababwiye nitwaga Faranswa ariko nkaba nagize amahirwe yo kwiga Igifaransa narangiza siziyemo hano primaire Butare twigaga Igifaransa rwose twarangizaga primaire kuko twigaga igitabo cyitwa Maths d'Afrique tukarangiza tuzi Igifaransa wabaga yashyizemo imbaraga yarakimenyaga nanjye narangije ndi mu bazi Igifaransa uzi kukivuga neza ubu ndakivuga kubyo naganira n'umuzungu utandeba ukagira ngo n'abazungu barimo baganira kuko twigaga prononciation tukabiganira neza tukabivuga neza nta gutegwa noneho cyaje kuba akarusho nuko nari no kugira igihe cyo gukorera n'abazungu nakoreye n'abazungu hariya mu mujyi wa Kigali nabaye Kigali cyane nubwo ndi Butare ariko Kigali niyo nabayemo kurusha hano i Butare kuko na Kigali nahagiye ntarafatiranga muntu garuka nje gufatiranga muntu nongeye kugaruka nyuma ya jenoside ubwo rero urumva ko Kigali niho nzi cyane mu ncamake rero Faranswa kuko akumenya Igifaransa kwanjye naje kureba muri dictionnaire nsanga Faranswa bisobanura ishoka y'intambara hariya amazina yo menshi naje kugira ubwoba amenshi twumva twizina twiza ukumva wakita umwana wawe akana ukamwita ukamubatiza ishoka y'intambara kandi ukumva nibyo n'abazungu babivukiyemo bazi ururimi basobanukiwe babyumva nk'uko twumva Ikinyarwanda ukumva ati n'ishoka y'intambara nawe barabyumva ariko ntibababuze icyo kintu ndimo mvuga ubutumwa ndakibabwira ntimukishinge bariya abazungu rwose baradushuka bo baba banabyumva ariko yarangiza akamufata nk'ayamubwiye harera Imana cyangwa se nizeye Imana cyangwa se niyitegeka utuntu nk'utwo two gushima Imana ngo mwisi ishoka y'intambara reba nk'igihe bakoze nk'ibirori umuntu uzemo nk'umwana yabatijwe bati nimutubwire akazina k'umwana wacu yiswe ishoka y'intambara ibintu byarangizaga rya shyaka ryanjye ishyaka ry'Imana rikanje kuki batayihesha cyo ngo bavuga ati nizeye Imana cyane ibindi nk'ibyo noneho ngiye kuguhitamo rero ryo kubatizwa mbaza pasiteri kujye nasanze nitwa Faranswa kandi nkanumva harimo n'abandi bakitwa Abafaranswa hari batazi icyo bisobanuye cyangwa ko ari ishoka y'intambara Paulo akaba yarahoze yitwa Saulo akitwa Paulo Yakobo akaba yaritwaga Yakobo akaza kwitwa Isirayeli cyane ko namenye ko ba Jacques bivuga bariganya n'ibiki byose ayo masomo amazina menshi namaze kusobanukirwa muri dictionnaire narabisoma ubwo igihe ko ntashaka gukomeza kwitwa Faranswa byashoboka ntabwo byateza ikibazo ngo rwose ngo ari amazina ngo nk'isaha ku isaha ngo wagenda hari imbere ya jenoside ngo isaha ku isaha ngo wagenda ngo bakaguhindurira izina ngo amazina ngo basabire uburenganzira aho ngaho hari n'abanyarwanda batabizi aya mazina y'abanyarwanda niba barakwise Kamegeri ni ukugomba guca mu nkiko kugira ngo baguhindurire ubwo rero agiye bambwira ati iri ngiri ryose ryitwikira izina ati aho washakira hose ati barihindura nta kibazo ati none rero tuvuga iryo ushaka tuba ryo tukwandikira mu gitabo cya batisimu ubwo ngiye kubatizwa kandi none umubatizwa wemewe mu mazi menshi ubwo ngubwo bahita bambatiza Manuel rero niho nabuze ngo Imana turi kumwe kuva rero nabwo nakwitwa Imana turi kumwe noneho nanabishaka n'abayobozi banjye bakabinyemera ati rwose no kubihindura ntabwo bizakugora nahise nshyiramo imbaraga kurushaho none icyambabaje nuko mu badive nuko twigaga amigisho n'ibindi byigisho byabo
twabivugiraga mu rusengero nkabona ukuntu barusha abandi gusobanukirwa, twagera hanze nkabona turi nk'abandi bose, cyane nk'abasore n'inkumi ugasanga ubutiriganya, amanyanga, biki byose ugasanga barabikora nk'abandi, nta tandukaniro muri make. Rero nkagira ishyaka ku buryo narinze nshaka ntaragwa mu cyaha cy'ubusambanyi, kandi nashatse mfite imyaka 33. Kibaza umusore w'imyaka 33 kandi narakoreye abazungu nzi ubuzima, nabanye n'abazungu ibintu by'ubuzima ndabizi, nanjye iyo mvuze ngo ibintu by'ubuzima ndabizi hari utabyumva iby'ubuzima byari nariye ubuzima ku buryo n'abakozi bankoreraga mu rugo, nanjye hari igihe nageze nkajya ntunga abakozi bo mu rugo, kuko nabivuze muri rusange ko nakoreye abazungu ariko no mu mishinga yabo ziriya za Catholic Relief Service n'iki na za IDEL nazikozemo, ntunga abakozi bo mu rugo, ku buryo umwana nakoreshaga bitewe na kwa kurya ubuzima nakubwiye, umwana wakoreshaga nta mugosi washobora kumuntwara, kuzi ukuntu abantu bakomeye batwarana abakozi, ariko jewe umwana wanjye baramubwira ati sha waje nkakwihera akazi k'urebera ibyana byananiye ko biza bikanyiba n'iki, kandi nkabona muri abana beza muri abana beza, ati wakoreye uriya mugabo rwose, ati nta wundi wakoresha, kubera kwa kubaha Imana no kurya ubuzima nyine, nabo nkabubarishaho yandi bantu bashaka kwishimisha cyane cyane hano i Butare. Nkunda kubabwira ngo igituma baborora ibisambo nuko abantu baho barikunda, ntibajya barekura ngo bashimishe n'abakozi babo, kirazira. Hano n'umukozi nawe yagutunga nyine akakwiba, ariko igihe abakozi banjye barisanzuraga, ari ukurya neza, ari ukugira gutereba kugira ngo usigire umukozi igikombe cyane do, hariya n'abandi baboyi baze bagitaramira, bateka ibyayi banywe barye bagire gute. Hari n'umuntu wo mu muryango waje kunsura, arebye abahungu banjye ukuntu barya neza, babaho neza, ati biri biraya rwose, ati hariya amafaranga wagiye uyasevinga ukazakoramo umushinga ukomeye. Uyu mushinga wanjye kandi koko nako kantu mukabike mu bwenge, umushinga wanjye muri ibyo byose byo gukora abazungu byose ari kubisimbuka ntabivuzeho. Ibyo byo gukora abazungu n'iki byose nta kintu kijyanye no kwizigamira, ukundeba ukunguku sinjya niraya, icyo nshaka nuko Imana ihabwa icyubahiro. Uko twatangiye tuganira mwabyibuseye ko icyo nshaka nuko Imana ihabwa icyubahiro, iby'amafaranga iby'ibiki ntabyo nkeneye, icyo nshaka nuko Imana ihabwa icyubahiro. Niba ngo ari ayo mafaranga nakoreraga ari cyari gushimisha abo bana bankoreraga, hari no gufasha abakene, ku buryo muri abo bana hari n'abajyaga bamfasha, nahaga gahunda yo guteka ibiryo byo kugemurira abantu kwa muganga badafite ababarwaza no kuri gereza, ibintu nk'ibyo. Bakaba bazi nyine yuko ndi umukozi w'Imana uri aho ngaho kuva icyo gihe, mbere ya jenoside nkorera Imana kugeza n'isaha muri make byangiyemo gutyo. Ariko cyane cyane kuri abo badivantisi nakubwiraga yuko nasanze biga ibintu, nibo bantu biga ibintu by'Imana ku buryo burambuye, cyane ko bafite n'umunsi Imana yategetseho kuruhuka abandi batajya bamenya, uretse ko bamwe baba banabizi ariko kubera inyungu zabo banga gutaka bakabyirengagiza. Ariko gihe kimbabaza nuko muri ba badive bafite n'umunsi Imana yategetseho kuruhuka, bisanzuramo imirimo yose yahagaze nk'uko itegeko ribivuga, ngo ntihakagire umurimo bakora n'abagaragu babo n'iki cyose, bakabigendamo gutyo. Ariko ugasanga umubare munini wabo tuba turi kumwe mu nsengero bagera hanze bakamera nk'abandi bose. Nicyo nakomeje kuvuga. Ubwo rya jambo wavuze utagira ngo narikiye ku ruhande, ahubwo nari ndimo ndisasira, niho nagiye nkura imbaraga zo kuba nti yewe biriya bintu bavugira mu nsengero bakabyihererana, bagera hanze bakamera nk'andi bose, yewe ntajyamo njya mu muhanda sakuze mbabwire ngo baragwanya byaha ngakubireka, babireke nyine bave mu byaha, bareke gukina, bashakisha ikintu cyiza cyatuma cyo gushimisha Imana. Ukunze kumvikana uri kuvuga ngo abanyabyaha baragowe, ndetse n'andi magambo wadusubiramo nanone gatoya. nuko mbagakora kagiye gushaka kumbangamira. Baragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona agapfa kaburiwe n'impongo. Ntabwo murutaho mu gihe cya Nowa, nta nubwo muruta ab'i Sodoma na Gomora. Barabwirwaga bakanga kumva, nyuma y'agasuzuguro hari icyo babonye. Namwe niba mutanye ibyaha byanyu murarimbutse. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi icyaha gitani kinini imbere y'Imana birangana. Niyo mpamvu igihe wanga kureka icyaha, burya wapfuye uhagaze. Murapfira iki? Ko Yesu yabapfiriye. Yesu arabakunda kandi arabagira inama. Yabwiye umwigishwa wapfushije se ngo reka abapfu bahamba abapfu babo nkurikira. Ijambo rimwe ku munyabwenge riba rihagije, kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge.
kuva mu byaha niko kujijuka. Iryo somo rivuga ngo Yesu arabakunda kandi arabagira inama, ni isomo riboneka muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 21. Matayo igice cya 8 umurongo wa 21. Niho Yesu abwira umwigishwa wapfuje se ngo reka bapfuba nkurikira. Iryo jambo rya bamwe bagira ngo niryo mpfa kwivugira, ariko rya somo iyo urisomye neza ukumva ukuntu umuntu yari yapfuje se Yesu akavuga ati reka bapfuba nkurikire. Byumvikana ko gukurikira Imana ntabwo ari ibintu by'imikino ngo abantu ngo bajye baririmbe babyine bagire gute nibagera hanze abanyabyaha nk'abandi bose. Oya, wagombye kubishyira mu bikorwa ukagenda wera n'imbuto, kuko mu giti cyose cyera imbuto zacyo. Nigeze kumvamo ngo igikenya se kijya cyumva ihoni kada ako nako ngakubitamo ako kantu ushaka kuvuga iki? ako kantu mpamvu ngakubitamo ni kuriya nyine mba ndi mu muhanda abantu mbona bankanuriye bandeba cyane, nuko ntabwo muruta mu gihe cyane urumva ko niko mba nabanje mvuga nibwo ndabidondobekanya ntabwo mubaruta, ubwo nyine uzi ubwenge ahita yumva ko tutabaruta koko kandi ko nitutita hano ngo tuzarimbuka nabyo mbikiramo. Narangiza nubwo ni igikenya se cyumva ihoni, mwana uze ubu se ndababwira ngo barabyumva. Ushaka kubabwira ati n'ubundi ariko ntago muri ndabibabwira ariko ntimuri kubyumva. Igikenya ariko imfubyi byumvira mu rusaku, abantu bazi ikinyarwanda bahita bumva icyo mvuze. Ushaka kuvuga ngo buriya nyine uzi ubwenge nyine arabyumva, ariko abatabyumva ntacyo babibabwiye. Ni ijambo ririmo ubwenge bukomeye cyane. Ni ijambo ryo ryavuye, ni wowe wicaye hasi. Iryo ni umugani w'Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo igikenya nticyumva ihoni kandi ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Nk'iryo jambo ryose nyine ukuntu ugenda ubitondekanya bigaragara ko ari ibintu nyine wagiye ukicara hasi ukabitegura kabisa ugafata umwanya. Byanjemo gutya, nagiye numva nk'uko turimo tuganira nkavuga nti aba bantu bararuta bo mu gihe cya Nowa koko. Imana ijya kurimbura abantu sinumva ukuntu babaga ari n'abanini banamara n'imyaka myinshi, ariko dore abantu bakiginge babaye nka ya myaka batera ahantu hatakera, bwarakiginge ariko burasuzugura Imana bukigira kari hakajya. Ntabwo mubaruta rero, ubwo nicyo mba mbabwira, mwagombye kubaha Imana ikazabazamura ikabaha icyubahiro cyayo, ariko mukareka kwigira kuko mutabaruta, kuko bariya abantu ubicengeyemo neza nk'uko turimo tubiganira, bariya abantu ukengeye urebye ukuntu bapfuye nabi bishwe n'amazi, Yesu yarataranabapfira. Niyo mpamvu uvuga ngo ntitunabaruta, ari kuba tutabarusha kuba dufite byinshi, nako twebwe dufite n'indwara kuko tuzi byinshi. Yesu yaraje aradupfira, akora imirimo yose yagombaga gukora, asubira mu byasize avuze ati nzagaruka kubajyana muhore muri maso. Bariya mu gihe cya Nowa barimbutse ibintu cyo kuvuga ngo Yesu azagaruka ntabyo bari bazi. Ni nk'umuntu urimo upfa muri iyi minsi bakubwira ngo Yesu agiye kugaruka, ntabwo bazavuga ngo apfuye Yesu yagarutse. Niyo mpamvu rero twebwe turi muri iyi minsi, ahubwo nguko ako nako nshimye yuko rwose tuganira, Imana ibaha umugisha. Ubu twebwe turi mu bihe biruhije, kuko Matayo 24 bajya bavuga ngo Matayo 5 uzumirwa, ariko Matayo 24 harimo ahantu abigishwa bamwegereye baramubaza ati ibyo ngibyo uvuga by'iminsi y'imperuka bizaba ryari? Ati ntawe uzi umunsi n'isati muhore muri maso, ariko kugira ngo bakore attention bitonde. Ati mumenye ko hazabaho imibabaro, hazabaho mu bintu yababwiye ibintu byinshi bijyanye n'iby'imperuka, iby'ibishyitsi, iby'indwara z'ibyorezo n'intambara n'ibiki byose bikubiye muri Matayo 24. Niyo mvuga ngo niho bazumirwa ahubwo. Ariko akantu gakomeye cyane n'undi uri ku ruhande yakumva gateye ubwoba ko muri Matayo 24 nuko yavuze ngo muri ibyo bihe byose, muri ibyo bintu byose sinabisubiramo uko yakabivuze, ngo ariko ngo hazabaho imibabaro itarigeze ibaho kuva isi yaremwa. Ako kantu umuntu ufite ubwenge kagombye kumutera ubwoba, ngo hazabaho imibabaro itarigeze ibaho kuva isi yaremwa. Kandi imibabaro narayisomye muri Bibiliya, higeze habaho imibabaro handi mu Egiputa, higeze n'amazi ahinduka amaraso, ugiye kunywa amazi agahinduka amaraso. Hagira n'igihe abantu bapfusha abana bose, abana b'imfura bose barapfa, ayo makuru murayazi. Urumva none n'ingabo za Farawo zigiye kugarura Abisirayeli, igikundi cy'ingabo zose gitikirira mu nyanja, bapfira mu mazi. Iyo mibabaro y'abantu babo basigaye n'ibiki byose, urumva ukuntu yari imeze. Ariko twebwe ngo mu isi yose muri rusange Yesu ajya kugaruka, ngo hazabaho imibabaro itarigezeho kuva isi yaremwa, handi ngo n'umuntu azifuza n'urupfu ntarubone. Umuntu akurebye neza arabona ko kabisa ni ibintu uba wateguye, wambaye akajire kanditseho imirongo, hano handitseho Petero ibice 3 umurongo wa 8 n'uwa 9. Niho havuga iby'umunsi umwe ku Mana ungana nk'imyaka 1000. Bamwe bavuga ngo Yesu aratinze, hari abantu bajya muri bya bwenge bw'isi ngo kameme ngo nabyirutse, ngo bambwiye cyane iyo nganira n'abantu b'abasaza, ngo nabyirutse bambwira ngo Yesu agiye kuza, ngo none ndashaje, ngo nabasogokuru niko batubwiraga, ngo kameme ngo Yesu ngo igihe babivugiye. Ariko niba
usomye aya masomo ukumva ukuntu umunsi umwe kumana ungana nk'imyaka 1000 wasanga ibi ngibi twita ngo ni imyaka myinshi ngo umusaza ngo amaze ni ubusegonda burya ubivunje mu mibare y'Imana ni udusegonda none rero igitangaje kuri iyo ngingo murakoze kumbaza kuri iyo ngingo n'abana babyumva Adamu na Eva barakuraga bakaba banini cyane bakamara n'imyaka myinshi bamaraga imyaka irenga 900 mu gihe cya Adamu na Eva bamaraga imyaka irenga 900 abantu muhumbe neza n'aba bana bari ku ruhande inzira ijya mu ijuru ngo n'umuswa ntazayiyo abangandi dore n'abashumba kandi Yesu akunda abashumba ari nabo yabonekeye mu gihe yazaga ku isi abamarayika baririmbanye n'abashumba njya mbabwira ngo mwebwe mufite n'amahirwe cyane mutanazi urumva ariko ikitangaje nuko muri iriya myaka 900 ndimo mvuga ba Adamu na Eva bamaze natwe tutakirenza 100 n'urengeje 100 babumva ko yakoze ibitangaza ariko muri cya gihe azaba tubwira ngo hari abantu azabwira reka nanihereho harimo abo njya mvuga bakagira ngo ndimo ndatera abantu ubwoba reka nihereho hari isomo rivugaho twebwe abakozi b'Imana ako kaniyo nkavuga ngatindaho cyane nkana n'agasindagira ngo mubyumve neza niba ushaka nawe gukorera Imana cyane niba uyikorera umenye ko iri jambo ryadutegereje twese n'abankuriye n'abandi baki bakorera Imana ngo muri twese urasanga ngo nta n'umuswi utabizi usanga babizi ngo hari ahantu Yesu ngo azatubwira ngo mumve imbere mwa nkozi ziri rimwe gusa nigeze mbamenya ngo habe n'umunsi n'umwe urabona umuntu wamubeshya bigakunda pe ariko dore ndi imbere y'Imana sinirwaga nigisha mu izina ryawe sinari pasiteri sinirukanaga n'abadayimoni n'ibiki byose ngo habe n'umunsi n'umwe sinigeze nkumenya ngo mva mu maso ubwo kandi ibyo ngibyo tuzatubwirwa tuzaturi mu gikundi kimwe na Adamu na Eva kandi azaba yatuzamuye turi kuri ni bimwe baba bwa burebure bwabo na ya myaka yabo na cya gihagararo cyabo niki kuko tuzaturi kuri ni bimwe abantu bapfuye bameze nk'ibikuri abandi bakambakamba abandi ari abakecuru basukuma niki abakecuru ngo bazaba bakinagira nk'inyana rero babona akanyana ukuntu gakinagira ibyo ngibyo by'imibabaro niki n'intege nkeya niki ngo tuzaba twabishyize hasi ngo twambaye imibiri myiza umva ko utazajya mu ijuru ntari uguhomba uretse ko icyo gihe tutarajya mu ijuru nacyo kimbaza yuko abantu bazambara imibiri mishya abenshi bagacibwa urubanza bahita bajya iruhande rwa shitani bagatwikanwa na shebuja urumva noneho muri cya gihe azatubwira ngo habe n'umunsi n'umwe sinigeze mbamenya rero mva gashya numva ko harimo abamaze imyaka irenga 900 ariko mu mibare y'Imana burya nta muntu wamaze umunsi ku isi mwebwe kuko musobanutse muzi imibare murahita mubyoba muri ya myaka 900 simpe twebwe tumeze nk'imegeri zapfuye umunsi batazirya bugacya zaboze ariko rero bari abantu bamaze imyaka irenga 900 kuba nta munsi bamaze ku isi umva ukuntu icyaha cyaduhemukiye ni icyaha cyatumye bapfa kuko urupfu nirwo rwatumye batamara iriya myaka kandi urupfu kugira ngo barubone bamwe bajya bashaka kudiskita ngo kameme ngo icyaha gito ngo n'iki nireka da icyaha cyatumye tuzanira urupfu se tugapfa tutamaze umunsi ku isi niki situnda babujijwe Imana yari yabwiye ibiti byose murabyemere ariko iki ngiki ntimuzakoreho umunsi mwagikoze no gupfa muzapfa Satani arabashuka mu nzoka irangira bakiriye batuzaniye urupfu imyaka 900 irenga Imana ntiyatuma bamara umunsi ku isi ntiyatuma bamara 1000 mu yandi magambo ntiyageze bamara umunsi umwe ungana n'imyaka 1000 ku Mana ahubwo bikarenga ikiza cyo kwihana n'inama mbo umunsi akuza mu muhanda ngo baragwa abanyabyanga kubireka ikiza cyo kwihana aya masegonda turimo tuvugana wihanye ungana nko maze imyaka 1000 byinshi mu ijuru kuko ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku Imana izabihindura umweru nka sheregi urumva nukuvuga ntujya mu igisambo cyane Karuvari ari amasegonda akiyanye kandi cyari kirariya ku mishimari hamwe na Yesu n'urundi rusambo reka rura runtundo rutuma mvuga nabi kuko rwapfanye ubugome rurimo rutukase ariko rero umuntu ari hariya nibe n'abandi bamupuraga ubwanwa bamucira mu maso ahubwo ati aragenda ataha yareza agatuza ati nagitutse nagisomeye nakibwiye nabi cya kindi cyajyaga kirwa kitwiyemera byibura yatahanye uwo mwirato n'iki naho ikindi kiri hariya kirava bajya kugishingura ngakora mwana y'Imana bangahekorera kuri uwo musaraba natwe tuvaneho noneho kiriya cya kabiri cyo kabyara kiriya gitanga inyigisho nziza yo kwihana bya nyabyo ibyo bintu iyo mbigeze mbitindaho n'abantu mbwiriza bose n'abo tuganira bose ibyo mbitindaho mujye mwumva ukuntu kiranye bya nyabyo dore none ukuntu nacyo kimeze hariya hirya ya Yesu kiri cyumva mugenzi wacu ukuntu arimo atuka Yesu kiragihindukira kiragikewa ngo ariko shaka twebwe tuzira ibyo twakoze ngo yiwarazira iki ngo ratajya nugera mu bwami bwawe uzanyibuka ntiyahise cyemerera ijuru se kubera ko cyeme ahangaha njya ntanga ikizame ngo murumva ngo uburyo kihanye bya nyabyo ari ukuri abenshi usanga bamangamanga ashakisha kurande ahubwo ariko ntiyumve yuko ari uko cyabanje cyemera ko kizira ibyo cyakoze kibazwa nuko kirimo nako kiravuga ndazira ibyo nakoze buri urimo uzira ibyo wakoze rimwe na rimwe bumva nta nicyo bikubwiye uravuga uti niko kwihana kwa nyako urumva kirimera ko kizira ibyo cyakoze cyari hatanugera mu bwami bwawe uzanyibuka
yisaba imbabazi ariko abanje no kwemera ko azira ibyo yakoze. Abantu benshi bapfa bavuga ngo barababeshyera. Kugeza n'iyi saha n'abamotari n'abanyonzi twiriranwa n'iki, ndababwira nti mwebwe mwagiye mwemera icyaha, bosi wacu yadufata nk'uko nkanjye bamfashe bagakuraho umusego turimo uranyonga kandi wambaye ijiri itari y'abanyonzi, ugasanga ngo arambeshye, ngo nkatangira guhinga ibyambe ngo arambeshye nshaka kubeshya kwidefanda. Aho wakwemera ikosa ngo urisabire imbabazi, aho ugasanga uri muri defanda. Nta kwidefanda ku Mana, iyo wemeye icyaha Imana irakubabarira. Wenda ku bantu bo wamuganira n'igihe umuntu namubwira neza ntanabyumve, ariko byura wowe kiranukira ku Mana, kuko Daniel bamuta mu rwobo rw'intare, umwami yazindutse ajya kumureba asanga intare bararanye bimereye neza ntacyo zamutwaye. Aramubwira ati ntacyo zagutwaye, intwaro ati ntacyo zagutwaye muhungu wanjye. Ati Nyagasani ati zasanze ati Imana kubera ko nta cyaha nakoze ku Mana, kandi nawe ntacyo nagukozeho. Ati n'intare zanze kundya ntacyo zagomba kuntwara, kubera ko atacumuye ku Mana ntacumure no ku ntare. Yumvikana rero nuko nushaka no kugira gute, ujye ubanza utinye gucumura ku Mana, izaguha no kudacumura kuri bagenzi bawe. Kandi n'ikitondera kuri bagenzi bacu yongeza aho ngaho, biranditse muri ibi birango, nutubaha bagenzi bawe urebesha amaso, ntushobora kubaha Imana utareba. Hari abantu usanga barigize akaraha kajyaho, wenda ni padiri, wenda ni pasiteri, wenda niki, ugasanga ni ntakoreka, nta mbabazi agira, ntaki. Kandi muri dawe uri mu ijuru, rya sengesho rya dawe uri mu ijuru, tujya turwikatira ngo dawe uri mu ijuru mu izina ryawe ry'Imana, tukabidondora, ariko twagera kuri ka kantu kadushyira ku munigo, genda wabo kadushyira ku munigo burya, ngo ntuzaduhora ibyaha byacu nk'uko natwe tutabihora ababitugirije. Harya kantu uzi ubwenge koko, uzi ubwenge koko, uzi n'ibyo ukora, uzi n'ukuntu abantu baguhema. Wagombye kwisarira imbabazi mu bundi buryo, nk'urwo rusambo ruti rata genda zira n'ibyo nakoze, nugera mu bwami bwawe uzanyibuka. Kiriya gisamo nkunda kukigarukaho cyane, kuko kisaba imbabazi bya nyazo. Ariko umuntu ararega agatuza hariya, ntuzaduhora ibyaha byacu nk'uko natwe tutabihora ababitugirije. Wakwisabiye neza imbabazi nka Dawidi. Dawidi byarazi kwisaba imbabazi, bakambara n'ibigunira kandi ari umwami w'Abisirayeli, bakivuruguta mu ivu. Reba umwami wambaye ibigunira akivuruguta mu ivu, atakambira Imana ati Mana yanjye nagushije cyane, nagutukije rwose, nasebeje izina ryawe, nakoze ibidakorwa, nagushije amahano. Imana ikavuga iti humura mwana wanjye turi kumwe, kubera ukuntu yakundaga gusaba imbabazi. Dawidi iyo ndimo muvuga mubwira abantu nkatwe twese tuzi uyu mubiri twambaye, Dawidi yakoze ibyaha kugeza n'ubwo yica umuntu amutwara n'umugore. Muka Uriya se ntuzi ko yikije Uriya kugira ngo Betisheba. Noneho rero kubera ko Dawidi yakoze ibyo byaha byose, ariko kubera kumenya kwisara imbabazi, Imana byaje kurangira imuhaye isezerano ryo kuzabyara umucunguzi. Uyu mucunguzi twirirwa twirata ngo twaracunguwe, ngo Yesu yaraducunguye. Yesu yitwa mwene Dawidi, yavutse mu muryango wo kwa Dawidi, kandi Dawidi yari umwicanyi, yari yarishe umuntu. Dukomeza, iyo ugenda ubwiriza uvuga ubutumwa bwiza ku muhanda, wowe ubona abantu bakwakira gute? Ese ubutumwa bwiza uvuga hari abantu ujya ubona bugiraho ingaruka nziza cyangwa se buhindura? Murakoze, Imana ibamugisha. Ni ukuvuga ngo nacyo kintera kuraje, nuko ngira gutya nk'uko ndimo nigendera, nkahura n'umuntu akambwira ati rwose ati warankoreye, nakumvise ndimo ninywera urumogi hano hariya mu ishyamba, uvuga ngo baragwanya byahanga kubireka, ati nkagutuka, ati nkavuga ati kiriya kiba kinshaka, ati wagira ngo kirimo kirandeba. Urumva? Ati buri munsi uko ngiyemo, ati nkumva urabivuze, ciye ruguru yanjye ubivuga. Ati buri munsi ko mpaciye, ati nkumva urabivuga. Ati ngeze aho ngaho, ati mugani uriya muntu uko wagira ngo nige baba bamutumye aba nshakaho iki. Ati nuko ati ngeze aho ngaho nanjye ati numva mbaye nk'icyo gisambo ujya uvuga ko njya nshaho ubivuga. Ati nkumva urabivuga, ati nkumva ntibimfataho, ati ariko nanjye numva nafata icyemezo nk'icyo gisambo. Bijya bigira ingaruka nziza kuba, bigira ingaruka nziza kuko bajya babimbwira bakamuha ubuhamya, ati ubu noneho narabiretse, ati ubu nanjye ndimo ndarwana no kugira ngo nzanabatizwe. Hari n'ababatijwe, hari n'abagize gute, hari n'abambwira ngo babatirizwe, nkanabarangira aho yumva yisanzura. Igikuru ni ukubanza kwihana ku mutima, kuko ziriya nsengero ako nako mukumve neza, ziriya nsengero kuba twuzuye abantu twuzuye mu nsengero. Yesu aje gushaka, ndabivuga mpagaze ku maguru yanjye abiri, Yesu aje gutwara abantu be aka kanya turimo tuvugana, abantu bari mu nsengero, yasanga na hano barimo barasenga, muri aya mashyamba barimo basenga, urumva? Ariko aje gutwara abantu, yasanga umubare munini w'abantu bitwa ngo barimo barasenga, yasanga umubare munini ari abakozi ba shitani bibereye aho ngaho. Biterwa n'iki kuba umuntu yaba arimo gusenga, cyangwa se ni gute umuntu yaba ari gusenga ariko bikaza kugaragara ko nyine atari umukozi w'Imana, akaba atari umukozi w'Imana, kandi arimo gusenga tubona ari gusenga Imana? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza, kirajya kusa nka cyagize nk'ukuntu umuntu azaba arimo yisobanura ngo sinirukanaga n'abadayimoni mu izina rya, ngo habe n'umunsi n'umwe sinigeze kumenya. Kubera iki rero? Yarasengaga akirukana abadayimoni, akagira gute?
kugira ngo bizadukoraho n'ibintu birakomeye ndabivuga murahita mugira ubwoba ibintu bizadukoraho reka mpere kuri aka koroshye katanafashije urajya ku gatelefone kawe wiguriye alo ubugende icyangugu karya kanya mu ijuru bandikamo ngo apfuye ahagaze ese ko ntibyanditse ngo ntukabeshye kandi muri Mateyo 5:17 Yesu arivugira ngo ijuru n'isi bizashira ariko amategeko yanjye ngo nta n'inyuguti nta n'akadomo kazavaho none wowe urafata itegeko ry'Imana ryose uko ryakabaye ukaryica ukarihanaguramo warangiza none wagiye ndimo mbiganira nano ngo kameme ngo kuri telefone ngo telefone zirabeshya nese ni telefone ibeshye cyangwa ni wowe ubeshye ko nyifite hano ko nyikoresha uko ngomba kuyikorera ko itankoresha ko arije nyikoresha kuki wawe wayibekera ngo niyigushyira mu byaha aho iyo mpagenda ngo umubare munini w'izi telefone dutunze umubare munini w'abazikoresha nabazajya mu rutazima zize telefone bigure kandi yakoreye Imana ntako atagize ariko Imana itisinkuzi kubera iki bya binyoma byawe iri kubeshya ako nakambere ibaze ni telefone wiguriye ikujyanye mu muriro utazima noneho nakandi rero tukaganira nkuko nguko noneho twamaza kurangira nagera ngo uyu munsi bose ngo nababwiye nahuye noneho nageze naho mura n'abanyamakuru ukiyemera mu yandi magambo kwiyemera ntibyatumye umwami Nebukadinezari Imana imuhijyana cyo kumara imyaka 7 arisha nk'inka mu ishyamba ibaze ku mwami kugira ngo ajye azahano mu ishyamba arishe nk'inka imyaka 7 yose kubera iki yari yarubatse Babuloni yarayiryoheje pe aragira ati Babuloni yanjye koko yiyemeye kandi koko nushyize mu rundi ruhande yagombaga kwiyemera uko yabikoze ariko kubera ko Imana yarirahenga icyubahiro cyane izagihunde nubwo ikibishaka nuko tuyiha icyubahiro nabwo butumwa mbira abantu ushatse ko Imana ihabwa icyubahiro buriya yagomba kuba ati Imana warakoze kuba narubatse Babuloni nkayiryoshya nta ntambara itukezeho dore ko bahuraga n'intambara nyinshi mu Bisirayeli bariya muri biriya bihe byabo bikarangira neza none nkaba tunabitashya imidugudu yacu myiza n'iki warakoze Mana aho niho Imana muri kumwe ariko igihe ugiye kwiyemera ngo nagize ngo narabikoze ubwo nyine wapfuye uhagaze bariya abantu Imana yagiye bacyaha bikagaragara ikibabaje twebwe uyu munsi niyo mpamvu zakubwiye ko atanatuzi kandi twakoraga ibitangaza nuko ngo dusiga dukora ibintu ikatwihorera hari abantu bajyaga basesa ibibembe nabo bagiye bajya kurisha mu ishyamba nk'uwo nari mvuze hari igikozi cy'umukozi w'Imana cyagiye kwaka ibihembo umukozi hari umugaba w'ingabo w'Isirayeli yaje kwivuza ibibembe muri Isirayeli umukozi w'Imana amubwiye ngo nagende yivurugute muri Yorodani 7 avamo ibibembe bisigayemo aza gushaka gushimira umukozi w'Imana ngo amuhe ibifaranga bijyanye natayimbaga rye n'ibifaranga ntabyo nkeneye bagiye kumuha ibifaranga umukozi w'Imana ati ngo yegende ushima Imana ati Imana yacu niyo yabikoze ntabwo ari gihe wabikoze tukira aho ngaho uvuga iki ku bakozi b'Imana cyangwa se pasiteri muri iyi minsi basigaye bakora ibitangazo kugira ngo baze gutura cyangwa se ku kintu kugira ngo abantu babazane amafaranga bagakora ibitangaza kugira ngo agusengere ukabanza kumuzanira amafaranga kugira ngo ibihembo byayo nyine baba babishyikiriye nibo bandi Yesu azabwira ngo atanabazi kandi abantu babubahaga bakoraga ibitangaza bakanabemera pe ariko ubwo nyine nibyo nyine ibihembo bye bari ibyo bayabijyanye ese nk'uko ashobora gukomeza cyangwa se Imana ishobora gukomeza gukoresha uwo muntu kandi arimo arakora ibintu bidashimwa n'Imana yabareka bagakora nese shebuja wabo Satani kuki Imana itamurimbuye umuntu ahita kubaza ati kuki atigeze arimbura Shitani neze Shitani nuzi ko yashatse guhirika Imana mu ijuru ngo bari yicara kuri iriya ntebe yamujugunye mu isi kuki yakijugunye ahubwo hari n'abantu bajya bambwira ati ahubwo ati Imana ati yaraduhemukiye kuki yatujugunyemo kiriya kintu kandi uzi ko ariko gifite imbaraga nta rwitwazo ku Mana kiriya kintu ntabwo cyagufata ko ngo kigukire mu kiziriko kigushyira ibibi n'ibyiza imbere ngo wihitiremo urumva ni Imana igushyira ibibi n'ibyiza imbere ngo wihitiremo nta muntu Satani afata wari wumva umuntu Satani yafashe mu ishati ngo ngwino ngusambane ngo ngwino ugire sirayi ryari kukuru ugasanga murimo murateretana bikarangira mubikoze niba ugiye kwiba ntubanza kubira n'umutima ati none bamfata bikarangira ubikoze ni ukuvuga rero nta rwitwazo Imana igushyira nk'imitima ibiri wo gukora ibyiza n'uko gukora ibibi niyo mpamvu itarimbuye Satani nawe yagombye kumurimbura ariko yaramuretse ngo yidagadure ariko abantu Imana noneho Yesu amaze no kudupfira noneho aduha n'izindi mbaraga ku buryo ntabavuga ngo none ngo Shitani ko aturusha imbaraga ngo byagenda gute Yesu yakoze ibintu byose byinshi bishobora kuduhesha inzira yo kujya mu ijuru urugero nka ya minsi 40 yamaze atarya atanywa muri iyi si kugira ngo umuntu amare iminsi 40 atarya atanywa sinzi ko byapfa koro ariko Yesu yarayimaze amaze kuyimara Shitani ati nakubonye noneho mva ko wigeje amugerageresha ibintu byinshi simbitinda kuko murabizi kundusha ariko reka tugushe kunda kuko ari izadukoraho ageze ku kibazo cy'indakurebe kubera niyo nzara afite iyo minsi 40 ngo dore ngo amabuye singaya ngo mva kuri umwana w'Imana ngo ngaho yahindura imigati turebe Yesu yakibwiye ngo iki
ngo biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa ngo ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo igihe turya ijambo ry'Imana ibi bicumuza byo gushaka imigati n'iki byo kuba twakwemera gukora ibidakorwa kugira ngo bakunde batwemere cyangwa twerekane ko turi abakozi b'Imana, na ba bandi barimo bavuga baka amaturo n'ibya cumi bubakira n'imfubyi n'abapfakazi bafasha n'abakene ku buryo rwose usanga bamwe babita imbyeyi, ariko benshi ibyubahiro byabo benshi, ariko si bose, hari babikora banubaha Imana, ariko abenshi ni abakozi ba shitani bazatahira biriya bihembo byo muri iyi si. Yes. Ese iyo urimo kugenda ese ubu ngubu ni iki wabwira abantu muri iyi minsi? Ni nk'ihe butumwa wagenera abantu muri iyi minsi bagendana muri iyi minsi nk'akabando k'iminsi kavuga ati ibi ngibi nibyo nshaka kubabwira none aka kanya bikubiye muri ako karirimbo ngiye kuvuga, ndahita ngakubitamo kubera ko abantu barashaka, hari ibintu by'ibyinuze by'iterambere ngo amafaranga menshi, bamwe barakubwira ati amafaranga niyo muvandimwe niyo ki, ibintu byose washaka byose ibyo wakora byose. Iyi ndirimbo irabivuga uburyo impanuro nabahamo ikubide mu ndirimbo ngiye kuba kutambura. Nta nshuti nziza nka Yesu